Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Nimwe mu nkuru za mbere zivuga ku buzima bwa Yesu, kandi ku musozo w'iki gitabo tumenyeshwa ko cyaturutse kuri umwe mu bantu bagendanye na Yesu bya hafi, witwaga umwigishwa Yesu yakundaga. Uwo agaragara inshuro nyinshi mu nkuru bwayo, kandi hari n'abibaza niba ari Yohana mwene Zebedayo, umwe muri 12, cyangwa undi Yohana wabaga i Yerusalemu waje kumenyekana mu itorero nka Yohana mukuru. Yohana uwo ari we wese yaba ari we, iki gitabo gikubiyemo ubuhamya bwe nguvuga ibyo yiboneye, kandi cyateguranywe ubuhanga, gifite intego itomoye ivugwa hagana ku musozo. Yohana avuga ko inkuru yanditswe kugira ngo ushobore kwizera ko Yesu ari we Mesiya, kandi ko niwizera biguhesha ubugingo mu izina rye. Yohana yizera ko Yesu umusoma inkuru ze muri iki gitabo ari muzima kandi ari we by'ukuri, kandi ko ashobora guhindura ubuzima bwawe bw'iteka. Imitegurire y'iki gitabo mu by'ukuri ni myiza. Mu cyakabiri cyacyo cya mbere gitangirana n'igisigo n'inkuru ngufi, bikurikirwa n'uruhererekane rw'inkuru zivuga ibyo Yesu akora, ibimenyetso by'ibitangaza byazanye kutavuga rumwe, kandi byose bigaragarira mu kimenyetso cye gikomeye, kuzuka kwa Lazaro, cyabaye intandaro yo kutavuga rumwe gukomeye, maze abakuru ba Isiraheli biyemeza kwica Yesu. Hanyuma ibyo bikabimbura icyakabiri kindi cy'iki gitabo. Ibice byibanda ku ijoro rya nyuma n'amagambo yaherutse Yesu yabwiye abigishwa be, byakurikiwe n'ifatwa rye, gucirwa urubanza, urupfu n'umuzuko. Iki gitabo gisozwa n'ijambo ry'umusozo. Muri iyi video tugiye kwibanda gusa ku cyakabiri cyacyo kibanza. Iki gitabo gitangirana n'intangiriro igizwe n'ibice bibiri. Icya mbere, igisigo kibimbura, mbere na mbere hariho jambo, bikomoza mu buryo bugaragara ku itangiriro igice cya mbere, ubwo Imana yaremaga ibintu byose biremesheje ijambo ryayo. Nuko noneho amagambo y'umuntu atandukanye n'uwo muntu ubwe, ariko akaba ariyo nanone agize imitekerereze n'ubushake bw'uwo muntu. Uko niko Yohana avuga ko ijambo ry'Imana ryari kumwe n'Imana, bisobanuye itandukaniro, ariko kandi ijambo yari Imana, bivuze ubumana. Kandi mu gihe dutekereza kuri aya magambo, nyuma tuza kumva muri iki gisigo ko iri jambo ry'ubumana ryahindutse umuntu muri Yesu. Maze Yohana akomereza wahereye ku nkuru zo mu Kuva, avuga ko Yesu yari ihema ry'ibonaniro ry'Imana hagati muri twe. Ububeho bw'Imana bwuje ubwiza bwagumye hejuru y'isanduku y'isezerano bwahindutse umuntu muri Yesu. Biganisha ku magambo ye ya nyuma ko Imana imwe y'ukuri ya Isiraheli igizwe n'Imana Data n'Umwana waje guhinduka umuntu kugira ngo aduhishurire Data. Tugitekereza kuri aya magambo arenze ubwenge, dukomerezaho twumva inkuru y'uko Yohana Umubatiza yahuye na Yesu bwa mbere, maze akamuhuza n'abandi bantu ndetse bagahinduka abigishwa be. Umwe kuri umwe, uko abantu bahuraga na Yesu bavuga beruye uko batekereza ko Yesu ari we, kandi muri iki gice Yesu ahitirwa amazina 7. Nuko rero aya mazina adutegurira urukundo Yohana akunda umubare 7 mu itegurwa ry'iki gitabo, ariko kandi yose hari icyo avuga ko uyu Yesu w'i Nazareti, muntu 100% ari we Mesiya umwami, ni umwigisha wa Isiraheli, kandi ni nawe mwana w'Imana uzapfira ibyaha by'abari mu isi. Ayo ni amagambo akomeye avugwa ku muntu, kandi Yohana akomereza aho yahamya mu nkuru ziri mu gice cya 2 kugera ku cya 12, zose zihuje imiterere y'ibanze. Yesu azakora ikimenyetso cyangwa yivugeho amagambo bizatume habaho kutumvikana cyangwa kutavuga rumwe, maze ku musozo wa buri nkuru abantu bisange bagomba guhitamo uwo batekereza ko Yesu ari we. Iki kiro cya mbere cyerekana Yesu ahura n'inzego enye z'Abayuda, kandi uko ahuye n'uru rwego cyangwa ruriya, Yesu yerekana ko ari we urwo rwego rwasuraga. Yesu ari mu birori by'ubukwe maze vino irashira, nuko Yesu ahindura ibibindi binini by'amazi nka litiro 454 n'ibice 2 yateranyijemo biba vino nziza bihebuje. Maze umuhereza mukuru abwira umukwe ati, wabikiye vino iryoshye kuyitanga nyuma. Niko byagenze koko mu by'ukuri. Ariko Yohana ati iki gitangaza ikimenyetso cya mbere cya Yesu. Mu yandi magambo, ni ikimenyetso cyerekana ikintu runaka kuri Yesu. Kuko Yesaya yavuze ko ubwami bwa Mesiya buzaba nk'ibirori bikomeye byuzuyemo vino nziza, bityo iki kimenyetso cya mbere cyerekana ubuntu bw'ubwami bwa Yesu. Hanyuma Yesu yerekeza ku rusengero rw'i Yerusalemu, ahantu hateganyijwe ko ijuru n'isi bihurira kandi Imana ari guhurira n'ubwoko bwayo. Maze Yesu agaragaza ubutware bwe ku rusengero, asohora abavunjiragamo bose, ahagarika ibikorwa bijyanye n'ibitambo. Maze ubwo abayobozi b'urusengero bamukangishaga, arababwira ati, musengere urusengero nzongera rwubake mu minsi 3. Yesu ari kuvuga ko urupfu rwe yari agiye gupfa nk'igitambo, ari rwo ijuru n'isi bizahuriraho by'ukuri. Umubiri uzicwa ni wo kuri bareba iyo nyubako y'urusengero yasuraga.
Hanyuma Yesu agirana ikiganiro ijoro ryose n'umwigisha witwaga Nikodemu, wibwiraga ko Yesu ari nkawe, undi mwarimu cyangwa umwigisha wa Isiraheli. Ariko Yesu avuga ko Isiraheli ikeneye ibiruta undi mwigisha ufite amakuru mashya gusa. Isiraheli ikeneye umutima mushya n'ubuzima bushya. Cyangwa mu magambo ye, nta muntu uzinjira mu bwami bw'Imana atabanje kuvuka bwa kabiri. Yesu azi neza ko abantu babashwe no kwikunda n'icyaha kijyana mu rupfu, ariko azi nanone ko Imana ikunda isi yayo, rero akaba habereye guhesha abantu kubyarwa gushya, amahirwe mashya yo kubaho. Nyuma yaha, Yesu ajya mu majyaruguru maze agera ku iriba ryera mu kiganiro n'umusamariya, umugore utari umuyuda. Maze batangira kuganira ku byerekeye amazi. Yesu yahindura ikigereranyo kiganisha kuri we ubwe. Avuga ko habereye kuzana amazi mazima ashobora guhinduka isoko y'ubugingo buhoraho. Muri Yohana, iri jambo risobanuye imimerere mishya y'ubuzima, ubuzima bwuzuyemo urukundo ruhoraho rw'Imana, ndetse n'ubuzima bushobora gutangira ubu maze bugakomereza n'ahazaza. Nyuma y'ibi, Yohana yegeranyije urundi rwunge rw'inkuru zabayeho mu gihe cy'iminsi ine yera y'Abayuda cyangwa iminsi mikuru. Ubundi nanone, Yesu akoresha ibigereranyo byerekeye ku munsi mukuru agamije kwivugaho. Yesu abanza gukiza umugabo uremaye ku isabato. Ibyo byaje gutera kutavuga rumwe hagati y'abakuru b'Abayuda ku birebana no gukora ku munsi w'ikiruhuko. Maze Yesu avuga ko ari se uri gukora ku isabato, bityo nawe ari gukora. Maze basobanukirwa icyo ashatse kuvuga, ko yari arimo kwita Imana se, yigereranya n'Imana, maze bituma bashaka kumwica. Inkuru ikurikira yabaye kuri Pasika. Umunsi mukuru wayibutsaga inkuru yo kuva muri Egiputa hakoreshejwe ifunguro rigizwe n'umwana w'intama, umutsima na vino nk'ikimenyetso. Maze Yesu mu buryo bw'igitangaza haza imbaga y'ibihumbi by'abantu, byatumye barushaho kumusaba kongera kubaha imitsima. Nuko Yesu akomeza avuga ko ari we mutsima nyakuri, kandi ko nibamurya bazabona ubugingo buhoraho. Ibyo bibabaza abantu benshi, bituma barekeraho kumukurikira. Nyuma y'ibi hakurikiraho urwunge rw'inkuru zabereye muri Yerusalemu ku munsi mukuru w'ingando, zisubiragamo inkuru y'uko Abisiraheli bazerereye mu butayu Imana ibayoboresheje inkingi y'igicu n'umuriro, ikabaha n'amazi mu butayu. Maze Yesu arahaguruka mu bikari by'urusengero avuga aranguruye ati, ufite inyota naza aho ndanywe. Hanyuma nanone aravuga ati, ni njye mucyo w'isi. Ari kuvuga ko ari we bubeho bw'Imana bumurika, n'impano yayihesha abantu bayo ubugingo. Maze abantu bamwe baramwizera kandi baramukurikira, ariko abandi barababara, maze n'abandi bagerageza kumwica kubera aya magambo yo kwishyira hejuru. Inkuru ya nyuma niyo ku munsi mukuru wiswe Hanuka, bisobanurwa kongera kweza urusengero. Werekeye uburyo Yuda Makabayo yakuye ibigirwamana mu rusengero maze yongera kurugira urwera. Nuko Yesu yinjira mu rusengero avuga ko ari we Imana yatoranyije kuba uwera, kandi ko ari we rusengero nyakuri rutuwemo n'ububeho bw'Imana. Aravuga ati, njye na Data turi umwe. Ibi byatumye abakuru b'i Yerusalemu barakara cyane, batangira umugambi wo kwica Yesu, bityo bituma ava mu murwa. Nuko aya makimbirane yose arangirira mu kimenyetso gitangaje cya nyuma. Yesu yumva ko inshuti ye magara Lazaro arwaye, ariko umuryango we utuye bugufi na Yerusalemu. Ibyo bikaba byari umutego w'urupfu kuri Yesu. Yesu yashoboraga kureka kujyayo akabakijije ubuzima bwe, ariko yakundaga Lazaro. Nuko rero amaze kumva ko Lazaro yapfuye, ajya kumuzura mu bapfuye maze amuhamagarira kongera kubaho avuye mu mva ye, azi ko bigiye kuba intandaro yo kwicwa kwe. Inkuru y'iki kimenyetso gitangaje isakara hose vuba, birumvikana, kandi kuko Yesu yari azi ko ariko byagombaga kuba, abakuru b'i Yerusalemu barabyumva, bahera ko bacura imigambi yo kumwica. Maze yinjira muri Yerusalemu ahetswe nk'umwami wa Isiraheli, wanzwe n'abakuru baho. Nuko rero icya kabiri kibanza cy'igitabo cya Yohana gisoreza kuri iyi nkuru ya Yesu hari ubugingo bwe, k'igikorwa cy'urukundo kubw'inshuti ye. Iki kandi ni ikimenyetso kiganisha ku musaraba, ari nawo tuzacukumbura kurushaho muri video ikurikira. Ariko kuri ubu, iki nicyo cya kabiri kibanza cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana.